Basuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nizere ko mumeze neza. Dushimiye Imana ko yongeye kuduha undi mwanya kugira ngo tuvuge ku bintu by'inyungu z'ubwami bw'Imana. Tubahe ikaze rero mwe mwese mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Kandi niba ugiye kureba ikiganiro ubwa mbere, turagusabye kugira ngo mu gihe wumva wagikunze ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi. Nkuko rero mubibona turi kumwe na Akram Ishimwe Yoshua. Ariko Akram, hari ikintu numvishe abantu bavuga ndashaka kukikubazaho. Numvishe abantu bavuga ngo Akram ni abashehe babivugaga. Nga Akram tuzi kuri TikTok atandukanye na Akram tuboneye aha. Tekereza ko ari iyihe mpamvu bavuga ayo magambo? Impamvu iroroshye cyane. Njyewe mu gukora biriya bintu ntabwo wagenda utasenze, kandi numvaga ko icyo Imana ishaka ni uko I lower myself, mbese nishyire hasi ku buryo bushoboka ndeka Imana yivugire. So nk'ibintu ikintu cyose najyaga gusubiza bavuga ati okay, I have uburyo nasubiza uburyo mbese bwo gusa nkaho nyine ngaragaza ikintu nyine nta muntu ushatse kuvuga, ariko vuga ibyanditswe, stick to the point. Urumva niko numvaga mu mwuka nyine yambwirije kuba nakora. So bivuze ko se kuri TikTok ntabwo umwuka wabaga kuyoboye bwo? Yabaga nyoboye, ariko hariya naho ubwanjye hariya kuri TikTok kubera ko ntari muri public, nshobora kuvuga muri kamere, nshobora kuvuga mu mubiri, nshobora kuvuga uko ibintu mbyumva. Niba ari umuntu nyine nkamukuriragaho ukunze. Ariko hariya nari ndi limite bitewe na guidelines bari baduhaye, ntasebanya, sinayo ntego yanjye yo gusebanya, ariko hari uburyo nari kuvugamo ikintu wenda kikagaragaza yuko numvikanisha yuko nyine ndi gutusha amarangamutima y'umuntu. Rero narabyirinze, erega n'ubundi first of all, niba umuntu umuhaye amasaha 5, niba ikiganiro gipanzwe amasaha 5, umuntu akamuhereza iminota 20, mbese uragira ngo akubwire avuga iki se? Afite ibyo yateguye byo kuvuga, sibyo? Ibyo byo kuvuga nabyo ubwabyo ntibyanarangiye. Si yavuze na 50%, kimwe cya kabiri cy'ibyo yateguye. Ikindi nawe ibyo wavuze muri ayo masaha 5, nta nubwo afite amahirwe noneho yo kuza abivuguruza. Ikintu kintu ndi kuvuga cyumvikana. Niba wohereye saa 8 wigisha, ukagera saa 9 ikarangira yose nayo, hanyuma nyuma y'amasaha 2 n'iminota 10 ukaza ukampereza umwanya wo kuvuga iminota 20, iminota 20 ukongera ukayituza, noneho yarangira ukongera iminota 3, Imana ibiguhera umugisha. 23 yarangiye, uhisongera uraza bihereza ijambo, urakomeje ugeze saa 12. Ibyo nibyo byabaye ku munsi wa kabiri w'igiterane ku cyumweru. Tugiye kubibasobanurira. So aya masaha yose nta opportunity, nta mahirwe na make nagize kugira ngo nze mvuguruze ibyo wavuze. Mbese ibiganiro byabaye one sided, bigenda bifata uruhande rumwe. Yego, niyo magambo meza. Bifata uruhande rumwe, uyu Sege aragenda aravuga, abanuza basudi baraza baravuga, baparana baraza baravuga, ba Toibo baraza baravuga, bandi bose. Kandi debate ni Akram? Debate yari yanjye na Sege. None turi kubonamo abantu bari kuza bavuga barenga ni batayo versus umuntu. So rero ni ikosa ryagaragaye mu munsi wa kabiri cyane. Icyo ngicyo ndakinenga. Kuri kuva umunsi wa kabiri wa mbere we byagenze gute? N'ubundi nuko umunsi wa mbere twabagejejeho, tugiye kugezaho n'uwa umunsi wa kabiri. So icyo ndi gushaka kuvuga hano, iminota 10 Shafi nahawe iminota 20, banyongera 3 bibaye 23. Bongera kumpamagara, habajije uriya Toibo abajije ikibazo cy'ubucucu, nyumvisha umutwe wanjye narabyumvise what? Reka mbabwire ikibazo cyabajijwe. Yatanze context, avuga ati Yesu ngo nyine ngo ngiye ko navuze ko ntari umunyedini, ngo nta dini ngira, ngo Yesu ngo kandi nawe tukaba tubona ngo gwino mbwira idini Yesu yasengeragamo. Ni uko Yesu atari umukristo, wowe umukristo gute? Uyu muntu ari serious ikibazo mbajije. Ati ngiye mu gusubiza, bamaye iminota 5 yo gusubiza. Ntabwo nakoresheje iminota 5, ndumva nakoresheje iminota 4 n'amasegonda yanjye. Kuvuga ubundi ngo Yesu si umukristo, tuzi icyo bivuze. Ni nko kuvuga ngo Akram ntabwo ari umwakaramu. Nawe mbwire like the logic was so ibibazo nk'ibyo. Ubundi uvuze ngo Akram ngo ni umwakaramu, ngo twereka aho byanditse.
akarama bumwakaramu gute nyine ikira kibazo ngiye cyaranambabaje ko Kristo ubwe ari izina rye Kristo ubwabyo ni Kristo nyine rero kuvuga ngo aba Kristo ni abamwemeye bakamwizera bakamukurikira kandi iryo jambo aba Kristo muri Bibiliya ririmo nuko batagoye umwanya ngo tugere kuko aho ubona kuko nta hantu wabona muri Bibiliya havuga ngo Yesu avuga ngo ndi umukristo kandi se ni nkuko bavuga ngo ndi umushafi gusa navuga ngo ndi umushafi uwo murongo se wawukura iyo reference aho iri no kuvuga aba Kristo abantu bandi bayandi mahanga babonye aba Kristo aba bantu bitwara ukuntu bitandukanye babita aba Kristo hari mu torero rya Iconium, Lystra, Antioch hari n'ahandi mu bakora ino havuga uburyo abantu bakurikiye Kristo ari aba Kristo kandi n'abakurikira shafi n'urugero ndimo ndatwara abantu ngo banyoboke bavuga ngo abashafi nuko uyu munsi hari abantu bavuga ngo abagitwaza ngo barango nabo kwa Gitwaza ngo barango naba deperi ngo barango naba restoration abantu akenshi bitirirwa ngo aba masasu rero hari n'aba Kristo icyo kintu abantu bacyumva ikibazo rero numvise rero urumva kintu cyambabaje na saving iminota yanjye kuko bamaye iminota yo gusubiza ngo sinyisubije umunota umwe niyo hope nari mfite mu byumve ikintu kibazo nyisubije umunota umwe iminota ine mwayinzigamira nkaza wenda nimwongera kunyenera nkaza kubisobanura wenda ikindi kintu gisa nk'igikomeye bose bankurira inzira kugahora bati hoya ndabyumva so ni kuko icyo nashaka kuvuga nahawe iminota 20 nyingira 3 biba 23 kongeraho iminota 4 biba iminota 27 nasubijemo kiriya kibazo kimwe noneho ikintu cyabaye nahoze ntekereza yuko ibintu byose byavuzwe byakozwe hariya byose amandi masaha yose bari buduhe byize niyo yaba ari iminota 5 yo kuza tugakora wenda conclusion yacu hasi tukaza tukavuga ati hari icyo turi buhinyuze mu masaha yose bihereranye ijambo ariko Sheikh Ahmed Imam avuga ko ari umunyabinyoma yari atwicayeho ku Rwanda avuga turaza kubahereza iminota 5 hari ikintu noneho nje nabyumva bavuga ati ngareko do iminota 5 nkareba iminota yose segavuze nkareba iminota undi muntu wese avuze ngo okay ntari bini wokaje nkavuga ati Sheikh iminota 5 ibintu byose bavuze byibuze baduhicana nawe ukambwira ati iminota 5 irahagije nayo bishimira Imana ko bari bigwereza bro twarinze tugenda tubona abantu baradusezereye ngo saa 10 byizageze turafunze ngo na nyine birarangiye bira bintu byarambabaje hari naho nahagurutse mvutse mwamaye amahirwe nkavuga nje narahagurutse ndagenda mwamaye amahirwe byibuze bintu byavuzwe nkashiraho umucyo byibuze kimwe cyonyine uzi ikintu nacyo shaka gushiraho umucyo kira kintu bafata bakagenda bagasarisha abantu kuko Yesu yasenze so bivuze kukiganiraho subunyiganiro kano kanya cyangwa hari ikintu ndangiye kukubwira hari ijambo ryakunze kuvugwa mu giterane cyangwa se mu mahazara rivuga ngo sinzongera gukora debate n'akaramu nzayikorana na mwarimu we cyangwa se abamwigishije cyangwa se abamuvanye muri Islam unasubize abantu bari ahangaha ninde bagukuye mu Busilamu ari nawe wakwigishije uzanakorana debate na seke mudusobanurire so reka mubwiye umuntu nyigisha ni Bibiliya ubwo niba ari yazakorana debate nawe kuko uwo muntu wagukuye muri Islam icya mbere ni umwarimu wawe icya kabiri yaguhaye amafaranga icya gatatu bamwe bavuga ko atakoze ibyo gusa ngo yanakuroze ngo ngo yakuroze nyine bitewe n'ukuntu ngakaramu bari bazi ngo buriya n'uburozi buriya buri kumuvugisha ngo baramuroze disi maskini nuko tusobanura icyo kintu gishiraho umucyo kandi n'ikibari n'ikinyoma tugaya abantu yaba bashe bakivuze yaba nasege n'abandi bavuze ko ngo bazakorana debate ngo n'abantu bigishije akaramu ese abo bantu bigishije akaramu kandi nabo bamukuye muri Islam yigeze abababwira yigeze abivugaho nibura ari kuvuga discours cyangwa se ari kubwiriza yigeze se abivuga kuri TikTok ko ari abantu bamukuye muri Islam ngo abashimire ngo tuvuge ngo bazaze bakorane debate na sege noneho ikintu cyanangaje sege se avuga ati murashaka ko dukorana debate n'abantu bigishije akaramu ngo yego ngo takbiri ngo ngo niba mubishaka rero dore karito mushyiramo amafaranga aya mafaranga bayashyiriyemo kugira ngo hazabe debate ngo n'abarimu bakaramu ese kuko abo barimu bakaramu barahari kuko ntabahari cyangwa no kubeshya abasilamu no kubeshya abantu muri rusange ntabahari reka mbivuge nitanaba aya mafaranga nizere ko bazabona reimbursement bazayabasubiza bazaba refunding kuko icyo giterane nikitaba cyo bashiriye ari amafaranga specifically ko icyo giterane sinzi ubwo nibazajya mu akubona igitangaje commentaire z'abashehe bagiye bavuga y'ukuntu muhazara yagenze bongeye bakigarukaho wana
bongeye babigarukaho Sege baramubwira ati nicyo uvuga kuri iki giterane ngewe icyo navuga nuko Akaramu nta kintu afite ndashaka kubonana n'abarimu be kandi dufite umuhazara mu kwa mbere ngo mbere yuko ngo niba mwezi Ramazani itangira ngo bazaba bagikoze ngo bahuye n'abarimu ba Akaramu urumva ko bakigarutseho si ibintu byabacitse Ahmed nawe ati rwose abasilamu mukomeze mukora ibi nibi kuko tuzahura n'abarimu ba Akaramu mu byitegure vuba biraje ukagira ngo abarimu barabazi ukagira ngo mwarabivuganye ukagira ngo ni n'ikintu wavuze ku buryo wenda ari ibintu biri aho ngaho mu by'ukuri icyo kintu bakivuga yiki okay ikintu ndi bushireho hano ndi bishireho mucyo iyo bari kuvuga kino kintu hari umuntu waba ari kurifaringa aho umwe exactly no mugabo twari turi umva njyewe ntabwo mbi umukristo nari muzi byansabye n'umwanya kugira ngo mbaye namumenye ariko uwo mugabo ntago akiri mu buzima bwanjye mbabwije ukuri ku mpamvu zo ntari buvugire hano ni inshuti ni n'umubyeyi ndebereraho ariko ntago aba mu buzima bwanjye bwa buri munsi uwo mugabo sahuriye he no kuva muri Islam ntaho bihuriye nyine kuko namumenye ndi umukristo yego namumenye ndi umukristo kandi mu by'ukuri yego n'ababyeyi nagiriyeho umugisha kuko nabayeyo mu gihe ubuzima bwari bunkomeranye ni umuntu wabashije kukwakira mu gihe iwanyu baguciye ibyo guca ntabwo byabayeho ko njye ndi umuntu ufite uburenganzira narahikuye sibyo mfite amikoranye njya kwibana ariko icyo nshaka kucommunicatinga hano ni uko ibindi bintu byo kuba ntabasha kuba najya ariko ako kantu gatinda Akaramu gute uri kuvuga ngo warahikuye noneho uba ushaka wasubira mu rugo kubaye oya ibyo nabyo ni ibya famille biri personal ntabwo nshaka kubijyamo tureke kubyinjiramo tukarengeho si ngo nta kibazo ariko nyine icyo nshaka kuvuga ni uko nyine uyu mugabo specifically icyo yakoze mu buzima bwanjye Imana ibimuhere umugisha n'umuryango we wose ni abantu bambereye umugisha cyane mu buryo budasanzwe ariko mpamvu ntari buvuge hano ntashobora no kudisclosinga on public ni uko njye navuye mu buzima bwabo yego navuye mu buzima bwabo kuba mu rugo rwabo nicyo nshatse kuvuga ariko naho ubundi imishyikirano irahari itari myinshi mu by'ukuri it's almost like bivuze ko ariko nyine ntabwo ari kuvuga ati ngo naricaye ngo nigishwa nawe hoya ntabwo nabikuvuga ati ngo ntabwo ari kuvuga ngo nicaye nyine nakira inyigisho ziwe hoya kuko ntabwo nigeze nsengera no hari defo abasilamu bafite yo kubona ukwakiriye uvuye muri Islam wenda uwuhungiyeho bagahita bavuga ngo uriya ni umushutsi uriya ni umwigishije noneho icyo ngicyo nshaka kuvuga aho ngaho rero ni iki nanjye nyikizwa mu buhamya nayo babwiye ntabwo mbitindaho habaye debate mu rugo yanjye na Sege n'abandi bashehe kugira ngo ngaruke muri Islam icyo gihe ikintu cyabaye rero ni iki narababwiye ngo ni njyenyine mureke mpamagare n'umuntu numvisha abantu bavuga ngo bavuye muri Islam witwa Zura amfashe bumvishe mvuze izina Zura tavuga ati Zura niwe wabashutse Shafi ati kuko nta kuntu Shafi yaba avuye muri Islam gutya byoroheje kandi uwo Zura twari tutaranabonana n'isura nayo ntaranayibona amazuri Imana imumugisha ahari Imana imumugisha sinigeze mvuga ni wenda ngo turaziranye ndi umusilamu ngo yaranshutse ngo yarambwirije ngo mbitamva muri Islam rero abasilamu ako kantu barakagira umuntu ukwakiriye cyangwa se umuntu bakubonanye nawe cyangwa se umuntu umvisha uvuga bahita batekereza ko ari we wagushutse cyangwa se ari we wakuroze cyangwa se ari we waguhaye amafaranga ikintu kucyumva no niyo mpamvu wenda kuba barakubonanye n'uwo muntu babona ubayo mu buryo bugiye butandukanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi batekereje ko ari we wakuvanye muri Islam bamwe bakavuga ko wenda ari we wakuroze kugira ngo uve muri Islam kuko bavuga ko ari uburozi ntabwo akemera ko Imana yahamagara yaba barogwaga yaba umuntu yakuroga ukemera Kristo ukizera Yesu uzamushimire we ni umurozi wa mbere uzahereza ishimwe ubwo ati warakoze ku waruzi ko mwiyerekwa y'umuroza kuroze bikanga y'umuroza kuroze bikanga ahita abona wowe urumburuza umurenzeho kuko ntago yumvisha ko ari Imana kandi izo mbaraga zimiri zirahari sinuko amagini batayohereza sinuko amagini batayohereza uyu bitero barabyohereza icyo kiganiro kireke cy'amagini reka tukireke iki cy'amagini reka tube tukireze katube tubiretse tukomeze ariko ikintu nshaka kubabwira ni iki ikintu abasilamu barimo barabasezeranya ngo hari debate y'umwarimu wa Akaramu na Sege uwo mwarimu wa Akaramu ntawe uhari
ahubwo hari ikintu mbona gishobora kuzaba. sinzi niba bashaka umva ikintu gishobora kuzaba kuzafata nk'umwe mu bapasiteri nka wa wundi batwicarije hariya bakavuga ngo niwe yigishije akaramba, ariko we baburetse icyo kintu uko cyashoboka. yes bashobora kuzafata umupasiteri nk'umwe muri ba bandi bicaje hahandi twari twicaye tutazi tutumvikanyeho tutanamuzi bagafata umupasiteri batoraguye ahantu runaka bagahita bandika kuri afishe cyangwa se bakabitangaza ngo umwarimu w'akaramu yabonetse mu izina rya Yesu tuje gukora debate nawe. Ibyo bintu bashobora kuzabikora. Rero tubwire abasilamu yuko nta mwarimu akaramu afite wamwigishije. Uwo muzabona avuga ngo ngende umwarimu w'akaramu uriya mwana naramwigishije uriya byagenze gutya ngo kugira ngo bakunde bakoresha izina ryawe mu kugira ngo babone wenda abantu bitabira imihazara. Icyo kintu akaramu icyo kintu nagitekereje kuko niba nta mwarimu hari kandi bakaba barishuwa neza ko uwo mwarimu bazakorana debate, uwo mwarimu ninde? Ese uwo mwarimu n'ikimenyero uzasanga muri uwo muntu wakwakiriye ubiwe icyo gihe utabiwanyu uzasanga atandukanye n'ubwo bajya gukora debate. Akantu waravuze ko ntigishijwe nako gasobanuke. Ngendo mfite itorero nsengeramo ndi umukristo ndakijijwe of course, kandi ikindi ndi umwigishwa muri iryo torero. Yego mfite inyigisho buri muntu wese nk'uko utajya kubatizwa udafite inyigisho. Kandi warabatijwe? Narabatijwe kera cyane, amazi menshi ndadubikwa rwose. So kera cyane, so hari inyigisho rero zigenewe umwigishwa mba narize n'abandi bose. Ntabwo umuntu wese uba muri church nyine ntabwo buri nkuko nabo bagira inyigisho nyine z'uko wakiga Qur'ani n'iki natwe tugira inyigisho zacu, sibyo? So narize ndasobanukiwe ibijyanye na Bibiliya, kandi njyewe umuhati wanjye ni wo ku giti cyanjye mvuga ati nshaka kumenya ibyanditswe, kuvuga ati njye bino bintu byose nabayeho ntazi nyine nkagira iyo shyaka niyo nyota kuvuga ati let me know as much as I can. Nsoma ijambo menye se bino bintu cross references nzinyuremo vuga ati ibi bintu biravuga kuri inde, ibintu byahanuwe kuri gute, all those things urumva nkabijyamo deep. So nuko aho niho your understanding iva, kandi nshimira Imana through the Holy Spirit ko Imana itanga nyine gusobanukirwa ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ngo uhejeshe amaso yanjye mbona numva iby'umwuka, sibyo? Nabibone mu ijambo rya urumva. So njyewe aho ngaho niho mvuga ati ikintu cyo kwiga njye nkora close examination y'ijambo ry'Imana. Imana igahezesha amaso yanjye kugira ngo mbone iby'itege hajya ikinyarwanda kivuga ngo uhejeshe amaso yanjye kugira ngo mbone iby'iki amaso yanjye aheze kugira ngo mbashe kubona ibitangaza byo mu hari ijambo Yesu yavuze ngo ijisho ry'umuntu iyo ribona umubiri wose uhinduka umucyo, iyo rireba neza umubiri wose uhinduka umucyo, ariko iyo ritareba neza umubiri wose uhinduka umwijima. Kubona neza rero ni gute? Ni kwa guhishurirwa. Iyo uhishurirwa ubuzima bwawe buhinduka umucyo, nyine ugendera mu bushake bw'Imana. Ariko iyo utarahishurirwa ijisho ryawe riba rihumye n'umubiri wawe ubuzima bwawe buhinduka umwijima kuko ugendera mu mwijima. Yes, noneho akaramu ikibazo ngo baza rero niki? Mubajije ngo niki wavuga ku giterane cyabaye ku munsi wa kabiri? Babo shefi ibintu byo kuvuga ku munsi wa kabiri birababaje, sinzi ikintu nakubwira. Reka tuze dutekereze. Okay, ndahageze, Imana ishimwe uyu munsi wa kabiri imodoka ntabwo yamfiriyeho, kandi twanyuze the same way, ntabwo yamfiriyeho. Twagereye igihe twubahiriza amasaha, so twari tugeze hariya turabexkiza bakora swala yabo, turagaruka dufata ibyicaro. Hanyuma mbere yuko twebwe dufata ibyicaro nyine iki byose guhera saa 8 n'ubundi nk'ibisanzwe bari bafite abigishwa batandukanye. Kuko no kuri hore twari dufite abigishwa turebe ubundi kubara rimwe, ureba Matabaro, reba Sudi, Parana, urebe Sege obviously, urebe abigishwa batanu byibuze niba ndi kubara niba nabaze nabi. So bari kugenda bagira ibihe byabo n'amasaha yabo, n'umuhemsi niwe wakagombye kuba ari gukora nawe n'umwigisha, uri kumva. So noneho twebwe shafi ibintu byumvikanye saa 10:10 nagiye on stage, saa 10:10 saa 10:30 nari nambuye ijambo, urumva. Bashimira ko banyongereye iminota 2 kiragenda ngo niba atari 3. So iminota 23 nta kibazo. So iyi minota 23 ntago ibintu byose bavuze, hari ibyo ngiye kuko naje kare, hari ibyo numvaga byinshi basinye Paulo bavuga ku bintu bya ecumenical councils, zira
nyine zira za ako Nicaea kantu ko gusenya Pawulo reka mafisi nkaho ngavugaho gato gatoya nse nkutanga umucyo w'ikintu cyabayeho hariya nyine apana kubijya detail so bavuga zino za Nicaea zino za Constantinople Macedonia ibintu byose zino zira ecumenical councils bazivugaho havuzwe ibintu byinshi urumva hari n'undi mwanya bari bahariye umuntu wavuze ku bintu bya tawhid urumva nyine buri muntu yari afite buri vugabutumwa cyangwa se umwigisha bari bapanze afite ikintu exactly ari buze gukora njyewe niba ngiye kuvuga guhera saa 10:10 ya saa 10:30 mfite iminota 20 gusa so ibintu byavuzwe nanjye ubwanjye naravuga ati ngiye kuba navuga uti ngo ngiye kudebankinga bino bintu byavuzwe cyangwa se kubihinyuza ubwabyo iminota yabigiye kandi nanjye ubwanjye mfite ibintu napanze today ngasenga nkavuga ati man mfashe ngendere on script none isengesho yanjye singibwe kandi nanone nsome mvuge ndimo ndasoma so rero iyo iminota 20 yambanye mikeya ahantu iyi minota 20 bongeye 3 ndabashimira hanyuma bongera kuza kubaza ikibazo ari uriya Twaib nyine nsubiyeho hariya ndagisubiza mu minota 4 urumva iminota 27 noneho ibindi bintu byabayeho mwaka byaramwe baravuga okay aho turi buze kuhajya deep tuasobanure sege arabyiharira aravuga ute aransenya aransebegera ute noneho azana na bira bintu by'inyigisho niba hari ikintu gipfuye n'icyaha cyo kuvuga ngo ukuntu ngo abasilamu basenga ngo niko ngo Yesu yasengaga iyo mana Yesu nijoro ariko ikambwira nari maze kujya muri kamere mukubona narababaye mu buryo duhere ku n'uburyo Yesu yavuze ko igihe kigeze kabamusenga abasenga Imana data basenga mu kuri no mu mwuka mu kuri ni muri Kristo kuko yavuze ko ari ukuri mu mwuka nukuyobowe n'umwuka wera kandi ntayo bagira icyo ni icyambere none iyo basari ko basoma ko bavuga sura tarifati yabatangira bakavuga urufunguzo rw'iswara bakajya ruku bakavuga amagambo atandukanye bakavuga tahiyatu ibyo bintu hari facts ziri muri Bibiliya zerekana ko Yesu ariko yasengaga abantu ntibakaje babayobya nigeze kujya mu muhazara nidushaka tujya aho ngaho kuko bashingira kuko ngo niba muri birara ahantu Yesu ngo yubamye ngo buriya bubamye bose baba bari gusenga ndashimira Zakayo bababwiye ngo turi kubona ahantu Bibiliya itwereka ko hari undi muntu wubamye witwa Yuda nawe tuvuge ko yari ari gusenga ko yaturitse inda ni nko kugaragaza ko atari Yesu wubamye wenyine bari gushaka kuvuga ko yasenze nk'abasilamu kuko abantu bose bubamye nta bantu bubama bari kubamira Buddha nta bantu bubamira bari kubama mu bigirwamana n'abakorera iminati n'abikora wakiremera icyaho kino gikombe ukakigira Imana yawe abasenge ibishusho amashusho ntago bubama rero uko kubama kwese umuntu wese wubamye ntago bivuze ko ari gusenga ashobora no kubama umuntu ashaka kubama bisanzwe bigira ikibazo bihatinda ahantu aho ntago ushaka ikintu ushaka kuvuga wenda kugira ngo mbite nguwo mwanya nuza urabona basenyaga inyigisho za Pawulo bakavuga ko Pawulo ari umunyabinyoma ibyo avuga byose atanahuye na Yesu atanahuye n'Imana urumva icyo kintu atatumwe n'Imana none mbaze abasilamu badukurikiye na segarimo none ko umuntu mwamusenya ko atatumwe n'Imana mukamukoresha inzandiko ze icyo si ikibazo ko uwo muntu muvuga atahuye na Yesu reka tubyemere wenda ko batahuye nubwo wenda bahuye ko uwo muntu muvuga ko ari umuyobi reka wenda tupfe kubyemera nubwo atari byo kuki mufata inyandiko ze mukashaka kuzidukubitisha kandi mutamwemera byemere wenyine ntago ndajye ibyo bintu wenda muri uyu mwanya niyo mvuze ngo reka tubyemere nubwo wenda atari byo muri uyu mwanya nubwo wenda twavuga wenda ko ibyo muvuga ari ukuri sibyo kubera iki iyo Bibiliya muri gusenya ko atari ijambo ry'Imana muri kugaruka mukanigisha ko Allah ngo yabwiye abasilamu gukundana mugahita muyikoresha mwerekana ko muri Bibiliya birimo kandi mutayemera kandi mutayizera mutizera ibyanditswe muri yo aho ngaho uhitubona ko harimo ubuyobe kuko iyo utemera ikintu nta nubwo unagikoresha kugira ngo uzane abantu mu idini yawe komeza so ikintu reka nse nkusubira inyuma gato mvuge setup yanjye ko nyine ko nagiye ndashimira Imana ko yatangiranye isengesho nkasa nk'utacinga ibintu ikintu cy'ingenzi navuze nabasa nk'uvuga ubuhamya bwanjye ho gatoya ariko ibya script numvaga ndi bumare nk'iminota 5 nkavugaho gutyo gusa ndashimira Imana ko yanshoboje
noneho ibintu by'ingenzi nabasha kuba navuga nk'ukuntu nyine Muhammad nyine kubera ko irongorwa yarongoye Aisha radiyallahu anha cya kintu ntabwo nakunze kugitindaho ariko nzagisobanura neza ninkigeraho. Ese mwari muzi ko Muhammad nawe Ali bamwe mu bakhalifa bamusabye umwana wa Muhammadi urumva ngo abe yaba umugore w'uwo mwigisha wa Muhammadi, maze Muhammad akamumwima akavuga ati uyu umwana wanjye ni mutoya, kandi ku bandi bana abafata bamuhaye umugore w'imyaka 6 ari ubwo urumva ko ari muto aramwakira. Noneho bamusabye umwana wiwe wari ufite imyaka 9 by the way, yanga kumutanga avuga ko ari mutoya, kandi we yafashe uw'abandi ari mutoya. Noneho hari ikindi bavuze ngo hari urugero Sega yakubwiye ngo niba ababyeyi bafashe umwana bakamuguhereza ngo umurongore n'urugero umushake, gute ushinja intumwa Muhammad ko yamufashe ku ngufu? Noneho turebe ngo ese uyu mwana w'imyaka 6 agira amahitamo, afite consent, afite amahitamo yo kuba yashaka akavuga ati ndashaka cyangwa sinshaka, cyangwa umwana ukinisha ibikinisho by the way kuko niko hadith zibivuga yaryamanye n'akinisha ibikinisho. So iki kintu cya consent nyine kuba no mu marangamutima n'ubwonko bwiwe byose n'umubiri we wawe kuko ari intumwa y'Imana ntago ari ngombwa ko umwana agomba kugira amahitamo, agomba guhita amushaka. Niko Allah yamuhaye hishurirwa utagomba kurongora umwana. Ntago ari Muhammad wabishatse ku giti cye, Allah niko yamutegetse. Allah niko yamutegetse. Tureke kuvuga ngo niko yamutegetse, ahubwo yagize hishurirwa yuko agomba kurongora Aisha radiyallahu anha. Niyo mpamvu akantu ko kurongora Allah yakitayeho no mwijura amasugi yarayabitse 72 gusa y'umwihariko, kandi hari n'abandi. Ariko bivuze ko abantu batari amasugi muri Islam nta juru bazabona, ijuru rizajyamo abantu b'amasugi. Ni serious dushingiye kuri Quran. Niba koko Allah buriya Allah abantu ibintu bijyanye no kurongora cyangwa se gushaka abagore cyangwa abagabo, ako kantu yakitayeho cyane. Kanayizeza abagabo. Wibaze ko no mu bihembo Allah yageneye abasilamu harimo no kubaha abakobwa cyangwa abagore. Ariko tubanze dutekereze kano ubundi niba dutekereze kano sibyo, umugabo azaba ari guaranteed abagore 72 b'amasugi abo gusa nyine tuvuge niyo washagarukiraho udashyizeho umubare w'izindi nshoreke nyine zizaba ziri aho ngaho 72 ngo kandi uwo mugabo umwe azahabwa imbaraga z'abagabo nk'ijana nyine. Kuba niba ugiye gukora igikorwa cya sex agikora nyine ngo ni nka ya miti yongera akanyabugabo tubona abantu bakoresha mu isi. Iyo ngiyo wowe wakomeze noneho nk'ifarasi ni ukuvuga ngo hari imiti isanzwe nujya numva abantu bavuga ngo musaze ngo dufite imiti ngo yongere ubushake yongere akanyabugabo. Bivuze ngo Allah nawe azabongera ubunyabugabo. Aho waba ugiye kwe twebwe urabona ko tuzambikwa imibiri mishyashya, tuzagira imibiri mishyashya. Umubiri Allah azaguha uzaba ufite igitsina cya danje ibona gihagaze gihora gihagaze, niko hadith ivuga nyine uzajya uhora ubugabo bwawe buhagaze uri tayari gukora igikorwa. So niba icyo gikorwa uzagikora n'abagore 1 2 10 20 30 40 50 60 70 izi nshoreke utari wazigeraho. Noneho ngo igihe cyose uzajya uba umaze gukorana nabo bazabasubirana ubasugi bwaho. Ariko nizere ko hazaba ari rogi mu ijuru ryabo nyine banza wumva nyine ibaze kuzenguruka abo bagore bose sibyo. Ese iri juru rizabamo worship, rizabamo kuramya Imana, rizabamo gusenga, ndi kumva rizabamo kurongora. Nibyo bintu bizaba bintu kubera ko ni ecstasy, nyine ecstasy yabo nyine ibyishimo byo mu marangamutima yawe cyangwa se no mu mutwe wawe wa hejuru. Ibyishimo bya mbere biri muri sex. Ubikubyino n'icyo kintu cya mbere kwanza kiri guaranteed. None kibaza umugore we azahabwa iki? Ibyo ni ibyabo kugira babimenye. Abagore nabo umugabo azahabwa abagore b'amasugi. Umugore azahabwa iki? Ntago ibyo njana no kubivuga, ariko ikintu cyari sinjana no kubigeraho. Abagore nabo bazikora research yabo. Ariko ikintu nge ndi gutekereza hano twe ijuru tureke no kuvuga iby'ijuru ryacu, tubanze tuganire ku by'ijuru ryabo. Iyi sex zabo ni sex ya danger. Noneho ni umugabo umwe aho ngaho. Noneho niba hari imiturirwa sibyo, ari inzu wenda ari amagorofa, wenda ari ahantu nyine imagine nk'ubwami, buri nzu izaba iri kuberamo ibyo bintu, buri nzu iri kuberamo ibyo bintu, buri nzu iri kuberamo ibyo bintu. Abagabo bose bari muri icyo gikorwa, Imana nayo iri hara hejuru kubareba, yarabihishuriye, iri kureba ibyo bintu mu maso yayo. Nicyo gikorwa cyonyine nyine kiri nyine cyegereye umutima w'Imana n'abantu buno bwoko Imana yakunze yuko nyine yabahaye ijuru. Nicyo kintu kizaba kiri gukorwa.
uri kumva ibi bintu ukuntu nyine ngiye mbitekereje like my mind isa nkaho ibiri kubibona nkumva nyine bisa nabi pe niyo mpamvu wa mugani tutazakora sex mu ijoro ry'Imana ko twebwe umutima wacu it will mbese tuzaba turi muri fellowship ubwo nyine ijuru n'icyubahiro cy'Imana tuza turi mu cyubahiro cy'Imana sibyo ubwa Imana izabiduhagije urabizi hano amatara haba kubera yuko ubwiza bw'Imana nibwo bumurikira ijuru noneho ukibaza se aba bantu like it goes okay sinaho ngaho turi kujya kuvuga ibyo ngibyo nari mbifite muri script iyo nza no kuba nabivuga naho ariko iminota 20 n'imike yashafi abantu bari gutekereza gutya akavuga ati wenda ngo nakoresheje iminota mu buryo butari neza iminota 20 n'iminota mike uvuga rimwe kabiri gatatu basanga iminota 10 iragiye ariko ikintu impamvu nyine ibintu bintu bitinzeho aho hantu navuze nyine ibyo bintu nk'ibyo nagabe byankuye muri Islam sibyo nabiganiyeho noneho n'ukuntu Muhammad yakiri hishurirwa murebe kuri videos nakoze nabiganiriyeho nzatanga n'ibindi biganiro bizakurikira noneho hari n'ikindi kintu navuze nyine kira apostates ukuntu bicwa nyine abantu baba murtad n'ibintu nka biriya ibwabyo bifite segment y'ubwayo noneho ukuntu nkundira uriya mugabo ngo ni sege yaje avuga wowe ko utari wapfa arakarebe navase uyu mugabo like what kind of logic is this none se kuba utari wapfa ni ikibazo oya ahubwo se ndamutse hano hari sharia law ntabwo napfa ahubwo se nta comment nabonye bandika ko bamuhuye bakwica imwe se sinayibonye babikwandikira ko nimuhura bazakwica enye se eshanu se count them ikintu gihari nyine no kuvuga biterwa n'ahantu turi ariko abandi baricwa pe ahubwo se Chef Farajo ntiyabivuzemo muri video sinabonye ahubwo se wamugana nanjye Chef Farajo nawe yarabivuze ngo nuko nyine ngo tutari koko erega Hanbali Shafi Malik n'abandi nindi nyine batanga iminsi itandukanye ni iminsi 3 hagati y'3 n'iminsi 10 ubu umuntu w'umumurtad agomba kwicwa ariko impamvu nanone mbana babica no ko biterwa n'ubumenyi baba bazi obviously ugiye kugenda ukavuga Yesu wamenye ahatandukaniye n'ibi bintu wabagamo so kujya utabivuga banza upfe kwanza wowe nje niko mbibona ariko nyine kira kintu cya postet nyine izira wabireba kuri sunna.com ifite segment yayo ubwayo nyine ni agatabo kayo ubwayo ubyigeho bisobanukirwe hari n'ibindi bintu by'amateka ya Muhammad reba nka Raid of Khaybar ukuntu nyine cyangwa se abakuntu yishe ubwoko bw'abaqurainuka nyine harimo ibintu biri hostile cyane nyine by'umwijima Muhammad yakoze mu buzima bwe ariko mind you ntago Muhammad ashaka kuba topic ugiye gukora debate uzima mfata topic ugiye kuvuga ubuzima bwa Muhammad niyo mpamvu ngiye akazi kanjye karacyari kandi ngiye kubifatamo nk'umutwaro kabisa nzababwira ubuzima bwa Muhammad mwabyanga mwabikunda imva nzabivuga kandi ngiye ikibazo cyane ikiza cyane ntago ari ibintu ngiye gushakamo hirya no hino ni ibintu byanditse mu bitabo bya Quran no muri Sunnah Islamic narrative nk'uko wakoresha amahadith n'ibintu nk'ibyo byose nasiratu Rasulullah cyangwa ugasoma Ibn Hisham Ibn Ishaq nabo bose so ibintu bintu ubwabyo nzambyisoma mbisome mu Kinyarwanda kuko nta mapuro dufite byanditse mu Kinyarwanda nibazima nzazisoma ziri mu Kinyarwanda ariko nyenza mu bumenyi bwanjye buke banze kubishyira mu Kinyarwanda ngo abantu batabimenye erega Islam yo mu Rwanda ntago ari nka Islam y'ahandi hose obviously abantu Islam bari gukoresha Bibiliya bajya gushakamo Yesu utarabambwe utarapfuye what kind of logic is that kandi ngiye birabintu hari imirongo irenga 20 ivuga ko Yesu yapfuye akazuka 20 ariko akarongo kamwe nako bakase ntago uwo murongo nawo akana ko Yesu utazutse ni interpretation ipfuye ni interpretation ipfuye ntago bivuga ngo Yesu ntago yazipfuye oya sibyo ko tubona ko no muri birahe n'abandi bantu bahaye abarinze imva ya Yesu ngo nibagende ngo bavuge ngo ko Yesu bwazutse ngo bajye bavuga ko basinziriye bakaza bakamwiba none so se gatandukanye n'abo bantu nyine bahawe amafaranga ntibakajya bavuga ko yazutse urumva ibintu biri ahantu ngiye nkundira iriya kintu cy'umuzuko iyo mbibonye muri noza muri Yohana mbona ukuntu ngo reba Petero na Yohana baragiye bajya kumva urumva ubwa mbere Maria Magdalena yarebye amasanga nta urimo arirukanka ajya kubwira abana bigishwa baraza birukanka noneho warubanje kurungurukamo wa mbere ngira ngo ni Yohana yarebye abona imyenda nyine yayikuyemo ari ahantu gutya ko nyine ku muryango ho yareba straight nyine akabona ko hari ibya byenda bazirika imirambo none yari yabikuyemo abisiga hari ubwo we yabibonye umutima we burakoze ariko Petero aje we yarinjiye
yarinjiye agiye asanga areba ahantu ku mutwe aho barambika umusaya hari umwenda wundi wari uziritse mu mutwe wa Yesu urumva ko aba ari ibinyita nyine bitandukanye we ngo kari kazinze neza kameze neza yakazinze agashyira aho ngaho ibyo ubwabyo bikwereka ko uyu muntu wazutse yafashe n'umwanya akicara akiyambura imyambaro avuga ati uzabanza arebe ko hari nyine nayekuyeho n'undi niwinjira hano abone ko nakazinze umwambaro Yesu yapfanye si we yazukanye ni ibintu bifite icyo bisobanura mu buryo bwa gihanuzi tutasobanura muri kano kanya nk'uko natwe nidupfa igihe Kristo azaza aje gutwara itorero tukazuka ntabwo tuzazukana uyu mubiri abasilamu ngo bazaba bafite bakarongora mu ijuru nta kurongora ku bakristo tuzabaho ubuzima nk'ubw'abamarayika none ukibaza iri juru rizaba muri la sex nyine iyo mbivugaho shafi Imana ishimwe ko bamugane niyo mpamvu twebye n'iminota mbivugaho bishoboka yuko abantu bari kuba baba insulted batukwa nyine bakumva nyine bakoze bari gusembura kamere yabo ari nabyo ibintu bisa ntabwo wabirenganya hari igihe byose hamwe bifatanyiriza no tuzanira ibyiza so urumva rero icyo ngicyo ni kimwe ubwabyo noneho reka tubanze tuvuge ikintu sigaye yihereranya akavuga ati ngo Akram murabona ndi ku rwego rwe kweli akansibye akavuga ati ngo darashaka abarimu banye n'iki bro naje nzi ko ari debate yanjye nawe nyakubahwa monsieur professeur d'honneur nenswe nje nawe hanyuma njya kubona wahuruje batayo abo wayisobanuriye mu magambo yavuga ati bariya nibo level yawe ya mbere mana Yesu n'ijuru nta kibazo rwose mu byubahiro byanyu ariko se ubundi ikibazo cyari iki niba wemera debate muhure ariko niba utanayemera ntunaze wohereza wenda bigaragare ko utagize unaze ubizi ko atari sege mugiye kuganira kuko nje umwanya nabonye kana nakantu kagaragaza uburyo bari bafitemo ubwo buko kandi nje nagiranye na sege twahagaranye iminota ingahe gusa yansabye cyanditswe mu ndakimuhereza ntiyaba satisfait ndamubaza nawe ntiyaba satisfait sibyo so twavuga ko twaguye imiswe ariko mu byukuri hariya nje naganiriye nawe nk'umuntu waba warize theology kuko ngewe nari ndi kwa addressinga icyo umuntu wize theology yambajije iyo nza kuba navuga wenda nari kugwereza nka Yohana 10:30 sibyo 10:30 tukaganira ukora aho ngaho uvuga Yesu nje na data turume urumva so aho ngaho byibuze that will be for the audience abari aho bakabyumva ariko nje nari ndi kuvuga ati ndi kuganira n'umuntu ufite theology understanding wize icyo kigira iki ariko nanone urumva nari maze aho bankuyeho bakansorinze banze kumvikanisha yuko mbereka yuko ibyo yasomye kwanza atari n'ikigira iki yasomye isezerano rishya ritari ryo urumva nabyo twabiganiriyeho muri la video babikurikira babyumve so ahangaha rero hari ahantu urumva niyo minota nyine navuganye nawe nta kintu ntiyaze dukore face to face urumva noneho imurongo niba wuvuze nama amahirwe yo kuwusobanura kuko ushobora kuba wavuze ukawuvuga nabi sibyo reka njyewe ntago umurongo ntago wajya gufata igitabo sibyo runaka ni diary wenda usomye ngo hanyuma abarapfuye ni nko kukubaza umuntu ntabwo umwanya wo gusubiza urumva ubonye umuntu uti ngo runaka Akram then died so ntago wavuga ati wagakora conclusion ukuyemo umurongo muri gutya muri paragraph tureka no kuvuga igitabo cyose none se iryo jambo rihagarariye kuki kiko cyo kibazo nibaza noneho kuba noneho ikintu nyine ntago he can't read ntago ashobora gusoma context yose ntago amaye amahirwe yo kuba nasobanura context y'uwo murongo ntaho byabaye noneho ikindi noneho akagenda akavuga imirongo myinshi ameze nka mashini y'ibyo pe Yohana 1 Yohana 10 Yohana buri kintu cyose wamubwira abaza umurongo uri bukivugeho nyine akarongo nyine just ariko context wagira ngo ni icyaha kuyikoresha Bibiliya ivuga iki biravuga ngo inyuguti ziricisha ngo ariko umwuka atanga ubugingo icyo afite ni inyuguti kandi inyuguti ziricisha ariko umuntu ufata ijambo akaritekereza muri context yayo rimuhindukira ubuzima rikamukiza niyo mpamvu yize theology cyane kuruta wenda nuko wenda we wayiga ariko bikaba ntacyo byamumariye umuntu wize theology ntabwo yavuga ko isezerano rishya riri mu gihe buraya nawe ubwo nawe nayo yize reka simbizi aho yayigiye wenda ni mu ishyamba rya Kongo uri kumva simbizi ariko ubundi kuki atariho ajya kubwiriza abantu muri Kongo oya wenda ibyo ntitwabijyamo cyane kuko wenda hari igihe bitewe na situation naka yamwohereje mu Rwanda nta n'umuhanuzi waba wamuganye nta n'umuhanuzi biterwa nanone n'akazi ushobora guterwa n'akazi ushobora kuba ariho nyine aribonera umukati so reka bikore ariko nyine ikintu ndi kuvuga nuko ntabwo twahaye amahirwe yo kuba twasobanura buri mirongo yose bavuze
tuvuge niyo kamwe Bibiliya ubwayo Bibiliya isobanurwa na Bibiliya obviously. So ushobora gusoma ikintu hano context Bibiliya nicyo cyiza cyayo igira cross references. Hari ikintu ubona nyine ugacunga iki cyunganira kiri ahandi hantu. So you have to understand the context. Ikintu kibi rero kiri aha ngaha nuko abasilamu nabo bari hariya iyo bababwiye ngo Bibiliya iravuga iki nta nubwo bazi no kureba muri Bibiliya ngo igice n'iki ngo umurongo n'iki wari uzi ko batabizi abenshi ntabyo bazi hari abenshi barabimbaza nabanga ariko se Shafi na Petit Frere nyine yigeze kubimbaza nabazabibona muri kino kiganiro yarambajije ariko se Shafi Bibiliya mirongo n'ibice biriya bintu mu bireba muti ndabwira ni nubikenera nzabikwigisha uko babirebamo la majorité y'abasilamu benshi ntibazi kureba muri Bibiliya ngo bamenye ngo igice iki n'iki cya 8 cyangwa se umurongo uyu n'uyu kuba rero batazi kubirebamo iyo babwiye ngo Bibiliya ivuga iki nta nubwo bashobora kujya kuverifiya ngo barebe niba koko ibyo bintu Bibiliya igira gute ibivuga niyo mpamvu upfa kubabeshya ibintu byose bakemera ngo ngo yabemeje ngo yatsinze muri video nkora nk'indi ukora kuri TikTok nkagashyiraho none umuntu nabana muhaye n'umurongo akambaza ati ngo byanditse kandi naguhaye umurongo nkibaza se urashaka iki kindi none hari naho noneho ngiye nasoma n'ubundi nkumva nyabaye kuba convinced nkibaza ariko impamvu ni ingi twebwe nk'abayisilamu zari ukuntu twigishwaga twizera ijambo riva mu kanwa ka imamu cyane kurusha twe kwako ntago reka twige twize tafsiri neza ngo niba wiga Qur'an icyo iyo sura uko yabingana kose niyo wayisoma isaha yose ubu wa memorize ubusobanuro bwayo ntawe uri kumva so rero niba ugize n'amahirwe kumva hari aga segment bavuze by the way bivugira ibyiza gusa niyo mpamvu nta muntu uzafata ntazagira umfasha asemure siratu rasulullah uri kumva ayishyire mu kinyarwanda page to page yose niba ntibeshye ira Ibn Hisham ifite pages zingana na 344 Shafi ngendo umuntu ukunda gusoma I'm not boasting about this ariko ntago nayo nigize nyirangiza ndumva niba nasomye nka page nyinshi ni nka 82 uri kumva so niba ngiye kuvuga ikintu runaka I can quote exactly ibintu byabayemo uri kumva ariko urabizi ugiye gusoma igitabo ntabwo ugiye kuriye gusoma ibintu byose ushobora no kuba ugiye ari ikintu runaka kikujyanye ugiye kureba hari amakuru avuga ko aho Qur'an yashyiriwe mu kinyarwanda hari abantu benshi bavuye muri Islam kuko bavumbuye ibinyoma birimo batari bazi iki kintu abantu bacyumva Qur'an ubundi yari mu cyarabu ngo mu rurimi rwa Allah noneho urwo rurimi rwa Allah haje kuzaho nyine tafsiri zayo bisobanuro byayo aho rero byagiriye hanze hari abantu bikanze hari ibintu babonyemo batari bazi ko birimo ariko hari n'abandi bagize ubunebwe bwo kujya gusoma ngo barebe ibyo bintu hari n'abandi tubwira ko birimo bagatungurwa hari igihe mama ajya akunda kumbaza ariko Shafi ngo wagarutse mu nzira ya Allah namubwanise ma ko mbona se ukuri muri Bibiliya nkakubona muri Qur'an kandi nabyo ngenda nigisha ndamubwani wari uzi ko ibintu biri muri Qur'an ngo reka ibyo bintu nabirimo ndamubwani nimba ikwere kuzakizwa uhita uba umukristo ko nanjye mbifitera noneho abantu bafite ibitabo ariko ibyo bitabo ntago bashaka kubisoma ngo bamenye ukuri n'impamvu zirigane n'ababenyi bawo ubu ngubu ngewe Shafi ndamutse mbishatse nshobora gukoresha Qur'an nzana abantu kuri Kristo ntarakoresha Bibiliya kubera ko Qur'an y'ubwayo igaragaza ko Yesu yapfuye akazuka ureke sego nyine ujyara akavuga ko atapfuye akoresheje Bibiliya irabivuga cyane uretse na Bibiliya no Qur'an igaragaza ko yapfuye akazuka icya kabiri Qur'an ubwayo ihereza icyubahiro kisumbuyeho isumbwe riri hejuru kurenza Yesu kurenza Muhammad n'urugero musangamo inshuro zinga 20 kandi Muhammad nzikamo Qur'an inshuro enye gusa ngahumva icyo kintu Qur'an ubwayo yerekana uburyo Bibiliya igizwe na Injili Zaburi Taurati ari amategeko ya Mose uburyo Muhammad nagira ikibazo azajya kubaza abakristo bakoresha Bibiliya reka nange indi mirongo ikintu hari ikintu kinashatse kukiganiraho nyibaza Tayib arangije azayivugisha ibintu bwa fake buri aho ngaho avuga yuko ngo Taurati yahawe Mose abinyereka ko byanditse muri Qur'an naba yabinyereka byanditse muri Qur'an yuko Taurati yahawe Mose azaze nta mafaranga menshi afite ariko so namusezeranye iki se n'undi musilamu by the way nzamuha igihembo reka ariko urumva n'ikinyoma reka aho ngaho kiri kuvuga ati ubundi nuza Qur'an
ivuga nyine ikonfirma Bibiliya, mbese ihereza Bibiliya agaciro, kubera ko hari ariko Bibiliya yo ntihereza agaciro Qur'an. Reka twe tuvuga uzabaza usome mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 8 uzabigisha inyigisho zitandukanye n'iziri muri Bibiliya, uwo nguwo ni antikristo, ni umunyabinyoma. Ariko nanjye kubahereza references z'ahantu bigaragaza ko Qur'an ishimangira Bibiliya. Bikomba Suratul Baqara ni sura ya 2 umurongo uhere kwa 40 ugere kwa 44, uje kuri aya ya 89, uje kuri aya ya 91 na rimwe, sibyo, uje kuri aya y'ijana na rimwe, uje kuri aya y'ijana na 23 gutyo. Noneho nujya muri Suratul Imran ari sura ya 3 urebe umurongo wa 3 n'uwa 4, birashimangira n'ubundi zira za Injil na Taurat. Niyo aho ngaho hava uje kuri Suratul Maida sura ya 5 umurongo wa 63 n'uwa 68. Ibi byose byenda noneho hari abari kuvuga Suratul Yunus sura ya 10 umurongo wa 94 ushimangira uvuga ko Muhammad nawe nagira icyo ashidikanya n'abandi bayisilamu mbese muri rusange. Mujye kubaza iki abahawe ibitabo ahli kitab, abahawe ibitabo n'abayuda n'abanoza n'abakristo, sibyo, Yahudi wal Ansar. Barikumva ibi bintu byose nkibaza se urumva Bibiliya Qur'an ifata hari naho kwanza Bibiliya ubundi mu cyarabo muri Qur'an hari aho yita dhikr, urwibutso. Birahari, sinakibuka neza umurongo asura burane sura kangahe, ariko irahari urumva. So noneho ibintu byose with that in mind nashatse kubibaza, urumva mvuga urayi Suratul Yunus umurongo wa 94 why baraza ibintu yavuze it made no sense, like it meant no sense. Birikumva. So noneho kandi twebwe mu by'ukuri twahawe n'iyo minota 20 twagerageje no ku exhaustinga bino bintu, urumva biranababaje. Ariko niba ari debate ubundi butaha niba nayikora bajye bareka ubatumiwe ari bo bagiringa nabyo, wenda uwo bazayikorana wese nubwo atabari twebwe, sibyo, bazajye bamuha umwanya koko niba ari abanyakuri, niba koko bashaka kumenyesha abantu ukuri, bashaka ko abantu bamenye ukuri, bakajya muri Isilamu nk'uko bo babivuga. Igitangaje nuko ku munsi wa mbere bitewe n'ukuntu abantu babonaga ibinyoma Isilamu ifite, habuze umuntu n'umwe ujya muri Isilamu. Kubera iki? Kuko barimo barabona ntago ari debate, umwanya bakagombye kuguha ngo ugaragaze ukuri kwawe ntibawuguhaye. Bisa nkaho bari kwibwira bakisubiza bakibaza bakisubiza bagahora muri ibyo ngibyo bagasimburanwa, umwe akavaho n'undi akajyaho, noneho wowe wakagombye kuba challenginga bakaba bataguha. None nk'ikimenyetso kivuga ngo nituguha umwanya ushobora kudutwarira abantu, ushobora kubwira abantu bakamenya ukuri. None nkibaza conclusion isegi yaba yaravuze ati ngo ntabwo ndi kuri level yiwe, ataramaye umwanya wo kuba nasuba I was going to call out his bluff rwose. Ibintu byose yavuze nkabishyira hasi cyane cyane. Reka mfate amahirwe navuge kuri kino kintu kirangwa yuko Yesu yasengaga nk'abayisilamu ubwabyo mujya kure, naho yasenze yavuze ati data, kandi bakavuga ati ngo Yesu ngo yari umuyisilamu. Nta muntu usenga avuga Allah ko ari data. Kandi baragaragaje ngo Imana ngo twese ngo turi abana bayo, kandi Qur'an ikavuga ko atari abana bayo. Qur'an dore ikintu ibivugaho hano either spiritually, ukumva ko wagirana umushyikirano uvuga ati Imana yuko ari so irabyanga. Iyo ni Suratul Maida ni sura ya 5 umurongo wa 18 ivuga bari abantu bakavuga ati ngo no mbese ntabwo nyine ngo Imana kuki yabohoreye ibyaha byabo. Abivuga abayuda n'abansar, Yahudi wal Ansar. Bagomba noneho indi sura ibigaragaza nanone ivuga ati ni Suratul Maryam sura ya 19 umurongo wa 93 exactly. For the context uri ku murongo wa 89 ugere ku 93 irakubwira ikakubwira ati nta wundi mubano cyangwa mushyikirano Allah agirana n'ibiri mw'isi cyangwa mw'ijuru, mw'isi cyangwa mw'ijuru, usibye isano y'umucakara na sebuja. Urashaka bibe explicit kurusha kuri abimeze gute? Aho ngaho ni kimwe. Ikindi kintu muba mutatekerejeho nk'abayisilamu, ikindi kintu muba mutatekerejeho nk'abayisilamu, Yesu yari umuyahudi. Uri kumva? Kubera iki mujya gutekereza mukajya kumva yuko Islam yabayeho imyaka 600 yagize iyo corporate worship basenga kuri muri kumva yuko cyaba ari ikintu gishyashya cyari kiriho? Ese Yesu kuki mutatekereza yuko mu Kiyahudi probably banasenga kuri? Aka kanya niba ufite telefone yawe hagarika ino video usearching for reference gutyo ushaka kurifaringa ku bintu ndi kuvuga, searching urebe how do Israelites pray,
abayisiraheli basenga gute? For reference, nushaka wavuga ati Orthodox Christians bo basenga gute? Basenga gute? Aba Orthodox. Kubera yuko ikamubwira niba hari umuco wironda kurusha indi mico yironda yose ibaho ku isi, ni umuco w'abayahudi. Impamvu niko kubo bumva yuko nibo bantu ba mbere, nibwo bwoko Imana ubwayo yifatiye ikavuga ati wowe uri uwanjye. Uwo muco ntago bashaka kuwutererana, barawukunda bawuhagararaho. For reference, ntago isengesho ryabo rigize ritandukana. Iryo ku bwa Mose, iryo ku bwande n'abandi, for the first time temple, second temple period.